Ndagusuje kandi ngo ikaze nanone hano ku IBICU TV kanizere kumeze neza cyane hano suri hatandukanye ngi nitwa niko ingabiye naho hari umugore muri Ghana watangaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuvuga uburyo cyahuye n'umugabo cyangwa se n'umusore barimo barateretana abonye igitsina kiravuga ati never ntibishoboka atumeze neza uteye neza ufite iki n'iki byose nise wari ku gitsina ntabwo bivamo yavuze ko igitsina ngo atari kucyihanganira niko kuramo ake karenge n'umugore muri Ghana utamenyekanye amazina avuga ko bitari gushoboka nyine ko akomeza kumana umwanzuro kubana na Emmanuel kuko ngo yabonye igitsina cye ari kinini bidasanzwe ahitamo gushaka umuntu nyine ufite icyo yishimira cyangwa se cyabona gitoya cyangwa se nyine ubwo abona gisanzwe. Uyu mugore ubundi ngo yarahuye n'uyu Emmanuel kumwe nkoranyambaga bahujwe n'undi muntu amwivamo bombi bemeranya kubana nyine barateretana biraryo hari ukuntu kuri social media zikundana n'umuntu mugateretana ibintu kamera neza. Uyu mugore barahuye n'uyu Emmanuel barateretana imera neza emeranye no kubana ariko kwa kundi uvuga ati bunyereka reka dukore video call hari ababikora uretse ko ibyo ntajya mbihumugisha kuko ntago umuntu dukundana nge barumva ari nko kunsuzugura ngo nyereka ifoto ngo twambaye ubusa nk'uki wapi cyakoze barabikoze wenda nawe ushobora kubyemera ko wenda uwo muntu mwamubirimo ariko ibaza umuntu mutarahura we ati nyereka ifoto ukuntu umeze ngo hambaye ubusa yabwo suzi iri bugere he ushize nakugije ikiganiro cy'ibiryo udakwiye kureza umukunzi wa mafoto wambaye ubusa iyi ngingo nzoyihagarara ko umuntu ubikora nta rukundo aba mfitiye abafite izindi staff yishakira. Uyu mugore rero Emmanuel yamwatse ifoto barazerekana nawe arayimwereka noneho ngo umugore abonye igitsina cya Emmanuel nge barimo baravugana avuga ati never sinshobora kugushaka ibyo kubana tubivemo ntabwo bishoboka niko kumuvaho mu kiganiro na radio yitwa Akoma FM irahitwa ku masi yavuze ko ngo uwo mugabo kumukunda urebe nyuma nta kibazo kirimo gusa ngo yemenye cyangwa se abonye icyo yambariyeho ngo cyangwa se nawe umenye icyo yambariyeho nyine ukabona staff y'igitsina cye ngo ubona ko afite igitsina kinini bidasanzwe. Emmanuel we ngo ashaka rero ko babana n'uyu mugore ariko uyu mugore akaba ari se mo kubivamo nawe atangira nyine gushaka uburyo yabimurekera nyine akamureka kuko uyu muntu yanze ko mubana singa ko muhatiriza. By the way kuri ruhande abantu usanga kuri bo igitsina cy'uyu mugabo wenda aricyo bakunda uyu mugore y'ikinyamakuru cyise mwiza kubera ko nyine adashaka kuvuga amazina ye ngo yahariye abandi babona ko bashobora cyangwa se bashoboka n'uwo mugabo bityo ngo akaba yiteguye kubahuza wakavuga yuko bitakunda rwose umugabo igitsina cye kitakwemera yuko nyine babana. Ntabwo ari umugore wa mbere uvuzwe ko batakwangana kora n'umugabo bitewe n'igitsina kuko nibe n'uyu ahubwo banatandukanye bataragira mu rugo cyangwa se batarafata imishinga ya hatari niyo muri social media biri ku mbuga nkoranyambaga igihomba bitari na safe ugasanga wenda mwese muje kwaruhukira nta rukundo rwanya rwose wenda ruraza ariko nubwo rushobora kuza ugasanga nago biraba safe. Ari ni mugore ejo muri twikuje inkuru nawe wo muri South Africa we none rero akoze ubukwe bakoze ubukwe ibirori byatashwe gusa yarakize isugi sinzi imbaraga byo bitari birimo ko wenda yarabonye bwa mbere igitsina cy'umugabo kumva bimuteye ubwoba we ageze mu rugo arwana n'umugabo agati bu ntago twabikora staff yawe ntago byakunda rwose nini cyane bararwana nabo umugabo nibwo yaje kugaragara nyine asa ijisho ryavuyemo none ko akunda avuga ati bamukubise ijisho rivamo ariko ntabwo ryavemo ngo ritakare nyine bararwanye mu ijoro ry'ubukwe urumva umugabo yari excited kuba yakora iki gikorwa cy'urukundo n'umugore we ariko umugore ugasanga nyine ngo risugi ngo ntago yari tayari ngo ariko n'umugabo afite igitsina kinini nabo biba bintu birebire barataramwa ku mbuga nkoranyambaga kabisa aho uyu mugore nyine yavugaga yuko bitakunda kuko umugabo we afite igitsina kinini yanze ko baryamana. N'umugabo witwaga Munombo nakugije inkuru ye wenda n'ujya kurira mu Sura aza kuyibona nawe wabice bigacika ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gukupitwa n'umugore wanze ko baryamana ngo afite igitsina kinini uretse n'ibyo umugore akavuga ko kuba yari ari sugi ugasanga ntago yumva ari tayari. Hari ukuntu wenda iyo umuntu yaba ari isugi ashobora kubona umuntu wenda udafite igitsina kinini bitewe nuko n'ikiri nabona akabyihanganira ko uyu mugore aravuze ati wapi bebe ntabwo bivamo gikubwira kuri izi nkuru z'utuntu n'utundi cyangwa se zitangaje ku bijyanye no kubaka urugo cyangwa se na za mariage n'iki. Hari undi mukobwa wo muri
muri igihugu sinyibuka neza muri Nigeria nawe gusa we ntabwo ari ntarakora ubukwe ntaki ahubwo ngo yarambiwe kugumirwa ariko kuri ngo asigaye ajya gusenga yambaye ikanzu y'ubukwe nk'umugeni kuko yarambiwe nyine kugumirwa yarambiwe kuba nta mukunzi afite none asigaye ajya gusenga yambaye ikanzu y'abageni ni umukobwa wabaye iciro ry'umugani mu rusengero rwa Dunamis ruri Abuja muri Nigeria nyuma y'amakuru avuga ko yagumiwe akigira inama yo kujya ajya gusenga yambaye ikanzu y'ubukwe ngaza benshi ndetse benshi bagatangara uyu mukobwa muri Nigeria aherutse kwitaho maze ahinduka ingingo yo kuganirwaho ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kujya agera mu rusengero yambaye mu buryo budasanzwe ikanzu ndende y'umweru nyine avuga ko yarambiwe kugumirwa yitabira amasengesho nyine ku cyumweru mu rusengero rwa Dunamis yambaye ikanzu y'ubukwe avuga ko yifuza ko Imana imutonesha mu buzima bwe kugira ngo nawe abone umugabo babana nk'uko ikinyamakuru Nari cyanditse inkuru kibitangaza abajijwe ku myambarire ye uyu mukobwa utaratangajwe amazina yavuze ko yambaye umwenda w'ubukwe kugira ngo agaragaze ko yizera Imana izamuha umugabo nawe akambara ikanzu y'ubukwe bya nyabyo kuko yambaye nyine bijya gusa n'iy'umweru n'iki ndende ariko deep inside we yumva ko yambaye ikanzu y'ubukwe avuga ati Imana akora ibitangaza ndarambiwe kugumirwa bavuga ko inkweto yanjye ihari ko bavuga ko buri wese agira inkweto ye ko bavuga ko buri wese afite uwe ati nakoze iki ati Imana rwose ikora ibitangaza ndambiwe kugumirwa twizere ko wenda Imana yizewe izamumuha yanagera mu rugo ntambere nk'aba ngaba bageraho bagasanga ngo bafite ngo igitsina ngo batakwihangana bakagenda ko sinzi ko uyu nguyu ufite ukuntu ameze avuga ati ndarambiwe akarenda yambara kuno sinzi ko yavuga ngo ngo ntago mushaka ngayo nguko iyi ni IBICU ikora subscribe utarikora kugira ngo ugende byinshi bitandukanye dukomeza kunyeta kugezaho hafi ya buri munsi naho nge nitwa Nikuingabiye ibihe byiza